Kwenye gusuhuza abakunzi ba Tomato TV Rwanda namaze kwa subscribe mwarakoze cyane abatarayikora namwe sinduke muri kuvuga ngo kuri subscribe kuko Tomato TV Rwanda yaje ari gisubizo cyane ibyerekanye n'ibyo kurya umugana wa mugabo ngo icyo umuntu yabura agapfa n'iki n'ibiryo ubwo ndahamanya nawe icyo umuntu yabura agapfa n'ibiryo niyo mpamvu Tomato TV Rwanda yibanda mu biryo rero ibyo kurya n'ibyo kunywa n'ibyo bintu byibanze umuntu yabura agapfa. So ubwo rero tudatinze tugiye kubatekera African tea uno munsi cyangwa se mu busanzwe umva abantu bavuga tugiye kunywa African tea muri hotel, tugiye kunywa African tea muri hotel. Ese nyirizina African tea niki? African tea abantu bose bashidukira bajya kunywa muri hotel ibiteye ni bihe bintu cyayi bahururira cyane. So African tea rero ni icyayi icyo cyayi kiba kimeze rero hari nyirizina ingredient principal cyangwa se ingredient zibanze ni amata. Iyo ufite amata ukagira tangawizi, iyi ngiyi uri kuyibona, ukagira tangawizi, ukagira tea masala n'amajyani, ubwo tayari wakoze African tea yawe. African tea rero nta nubwo itinda iminota 15 gusa ibibonetse. Akatuma twabwira ko intego ya Tomato TV Rwanda nuko ibyo bakwiye kujya kugura muri hotel, ibyo bintu bakora muri hotel abantu benshi abantu batafite amafaranga kujya muri hotel wabyikorera mu rugo wawe, ntabwo wabisaba amafaranga ahenze amahoteli ashaka kuguhendera ubusa, ariko nimba warakoze subscribe kuri Tomato TV nta mpamvu yo kujya kwiruguhendwa mu mahoteli kandi wabyikorera mu rugo iwawe. So tumaze kubabwira ingredient rero hari n'ibikoresho bimwe na bimwe biza gukenerwa mu guteka African tea yacu. African tea turaza gukenera iyi ngiyi ni rape cyangwa se grater mu cyongereza, akaturaza gukenera akayungiro strainer, turaza gukenera wenda ni ijage se cyangwa teapot cyangwa se bitewe n'icyo ufite mu rugo icyo ukoresha mu rugo wawe hana ni muri hotel. Aya nama teapot tuza gutangamo cyayi cyacu. Murakoze cyane rero, reka dutangire dukora ingredient zacu. Ikintu cya mbere nkora mu gihe amata aza kuba ari kuziko ngaya wayabonye amata mu gihe aza kuba ari kuziko ndaba ndi kurapa ginger yanjye. Ngo mu gihe amata arashya shyiramo ginger, ngo ni mu ncamake uraza kubibona kuri video. Ndabanda ndape ginger amata mu gihe bari gushya, namara gushya kugira ngo amata adapfa ushyizemo tangawizi mu mata akonje icyayi cyawe amata itacika, ubwo amata yapfuye. So urarindira amata akabanza agaserura, warangiza ugashyiramo tangawizi, ugashyiramo amajyani, ugashyiramo na tea masala, ubundi ukayungurura icyayi cyawe kiba kiryoshye kubi. Turaza kucyumva nawe ubikore mu rugo wawe. Purchase this beat on Tower Beat.
Okay, so turebe ko icyayi cyacu kimeze neza, tucyumve kimeze neza rero. Okay, icyayi cyacu kumve ko isukari, tangawizi irumvikanamo, amajyani urumvamo agahumuro ka tea masala. Iki nicyo cyayi bita African rero. Wabaje kukikora mu rugo iwawe utiri ujya muri hoteli. Nk'iki tugigurisha tashi tuyigurisha 2,200, ariko wowe wakikorera mu rugo iwawe litiro y'amata ni 200 bitewe n'agace uherereyemo. So genda ugikore mu rugo iwawe rero, naho tujye muri comment tubwire ko byakunze. Kiraryoshye cyane. Twamaze kureba rero ukuntu icyayi gikorwa, twamaze kucyumva kiraryoshye cyane. Ushobora kukinywa ukoresheje ubuki, ushobora gushyiramo isukari, nta kundi. Mwimbe ingredient twakoresheje harimo tangawize, harimo amata, harimo amajyani na tea masala. Iki cyayi kiraryoshye cyane, cyahuguje amahanga, abantu bose African tea muri hotel, why utakikorera mu rugo iwawe. So nimba ko subscribe rero warakoze cyane. Iyi ni Tomato TV Rwanda. Thank you for watching. Make share ya muri comment tubwire ko bimeze, usangiza n'abandi inshuti zawe bakunda guteka. Murakoze cyane.